Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Mu karere ka Gicumbi umurambo w'umugabo wabyaye wanitswe ku gasi. Umurambo wiriwe ku gasi ni w'umugabo witwa Kayumba witabye Imana, wari utuye mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Mataba, mu murenge wa Nyamiyaga, ahangaha ni mu karere ka Gicumbi. Amakuru yamenyekanye nuko umurambo w'uyu mugabo bawutaye ku gasi mu nzira bamuvanye ku kagari ka Kiziba kugira ngo bamushyingure mu irimbi rya Mataba. Ese ni ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu? Kanda kuri subscribe, like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kubana mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Icyatumye uyu murambo we utabwa ku gasi kandi afite abana ngo ni amakimbirane ahanini ashingiye ku mitungo, kuko abana be banze ko ashyingurwa, uwo yagurishije ubutaka atarabasubiza amafaranga yabuguze kugira ngo baze kubona icyo bagabana bamaze kumushyingura. Abaturage bari baje gutabara bose byabayobeye, bageze aho barataha, umurambo usigara wonyine ku mpanga nk'uko bigaragazwa n'amafoto yafotowe. Ibi byatunguye abari baje gutabara, icyakora bahuruza ubuyobozi maze nabwo busaba abagize umuryango kujyana umurambo mu bitaro bakabanza bagakurikirana iby'ubutaka bashinja nyakwigendera ko yagurishije. Na n'ubu uyu murambo uracyari ku gasi, kuko ba nyiri uwo murambo ntibashaka ko ushyingurwa batarabona icyo bagabana nyakwigendera yashyinguwe. Mbese baracyatsimbaraye ku mwanzuro bafashe kuva na kera.